mu Rwanda rwo hambere, mbere y'uko ibitaro bigezweho bigera kuri benshi, mbere y'imiti yandikwaga kwa muganga, hari ubundi bumenyi bwari bwarasizwe n'abakurambere bacu. Bwari ubumenyi bwabaga mu mababi, mu mizi, mu bishishwa by'ibiti, mu mbuto no mu bumenyi bw'abantu bari barabwigishijwe n'ababyeyi babo. Iyo umuntu yarwaraga, hari ibiti n'ibimera byabaga bizwi nk'ibyifashishwa mu kuvura indwara runaka. Ariko se ni ibihe biti abanyarwanda bakoreshaga? Ni izihe ndwara bavugaga ko bivura? Kandi se n'icyo ubu bumenyi busobanuye ku mateka n'umuco w'u Rwanda? Uyu munsi ku cyumba cy'ibitekerezo turinjira mu isi y'ubuvuzi gakondo bw'abanyarwanda. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Reka duhere ku muravumba. Umuravumba uzwi n'abanyarwanda benshi. Umuravumba ni kimwe mu bimera bimaze igihe bizwi mu Rwanda. Mu buvuzi gakondo washyirwaga mu bimera byifashishwaga cyane cyane ku bibazo byo mu nda birimo no gucibwamo. Hari n'indi myizerere n'imikoreshereze ya gakondo yawuhuzaga no kuvura imitezi, kuribwa amenyo, malariya, kubabara mu muhogo, inkorora ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Amababi yawo ni amwe mu bice by'igihingwa byakoreshwaga cyane. Kandi ibi si inkuru y'umuntu umwe gusa. Ubushakashatsi ku bimera byakoreshwaga mu Rwanda mu kuvura imiswi bwagaragaje icyitwa Tetradenia riparia, ari yizwi nk'umuravumba mu bimera byagaragajwe muri ubwo bumenyi gakondo. Reka turebere hamwe umubirizi. Umubirizi iyo uwuvuze buri wese ahita areba uburyo yagendaga awubona hirya no hino ku mihanda. Umubirizi nawe ni kimwe mu bimera bifite umwanya ukomeye mu mateka y'ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Uyu wakoreshwaga cyane cyane ku ndwara zo mu nda, harimo inzoka no kuribwa mu nda. Ariko imikoreshereze ya gakondo yawuhuzaga n'izindi ndwara zirimo ibibazo by'umwijima, malariya, bwaki ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Amababi niyo yakunze kwifashishwa mu gutegura imiti ya gakondo. Ubushakashatsi bwa siyanse nabwo bugaragaza Vermonia amygdalina, izwi nk'umubirizi, nk'igihingwa cyagaragajwe mu Rwanda mu miti gakondo ikoreshwa ku miswi. Si ibyo gusa, kuko hari icyitwa igitovu. Igitovu benshi barakizi kubera ko cyagiye kivugwaho ibintu byinshi cyane mu mateka y'u Rwanda. Hari ibimera usanga bifite amateka atangaje. Igitovu ni kimwe muri byo. Mu buvuzi gakondo cyakoreshwaga ku bibazo by'uruhu, ibikomere ndetse n'ibindi bibazo. Amababi, igiti ndetse n'ivu ryabaga rivuye mu kugicana byashoboraga kugira uruhare mu buryo bwa gakondo bwo gutegura umuti. Hari n'imikoreshereze ya gakondo yajyanaga iki giti ku bibazo by'imyororokere y'abagabo. Abantu bo hambere bari bafite imyumvire y'uko amahwa yacyo ashobora kugira uruhare mu gukangura imitsi. Ariko aha niho tugomba gutandukanya ubumenyi gakondo n'ubuvuzi bwemejwe na siyansi. Ntabwo umuntu yagakwiye gukoresha iki giti nk'uburyo bwo kuvura ubugumba cyangwa indi ndwara y'imyororokere atabanje kugisha inama inzobere mu buvuzi. Nyuma yo kuva ku gitovu, reka turebere hamwe ikindi giti gikomeye cyane cyitwa ikirogora. Ikirogora ni ikindi giti cyibukwa mu buvuzi gakondo. Mu nkuru z'ubuvuzi bwa kera cyavugwaga cyane cyane mu bijyanye n'umuntu wabaga yanyoye uburozi. Amababi yacyo yakoreshwaga mu gutegura umuti. Ariko uyu munsi umuntu ukekwaho kunywa uburozi ntakwiye gutegereza umuti gakondo cyangwa kugerageza kumurutsa mu rugo. Uburozi bushobora kwangiza umubiri mu gihe gito cyane, bityo hakenewe ubufasha bw'abaganga bwihuse. Hari ikindi giti cy'ingenzi kandi benshi nkeka ko batazi, aricyo cyitwa umusasa, umusamanzuki cyangwa umunyuragisaka. Hari ibimera bifite amazina menshi bitewe n'ahantu cyangwa se uburyo abaturage babimenyaga. Umusasa,
umusamanzuki cyangwa se umunyuragisaka ni kimwe muri byo. Mu buvuzi gakondo cyakoreshwaga ku bibazo byinshi. Cyashoboraga gukoreshwa ku bikomere, kubyimba, indwara z'uruhu, umuriro, kubabara mu muhogo, kuribwa mu nda ndetse no gucibwamo. Hari n'aho cyavugwaga mu kuvura za rubagimpande, malariya, kuribwa amenyo n'indwara z'ubuhumekero. Amababi, imizi, imbuto cyangwa se ibishishwa by'uruti byashoboraga kwifashishwa. Ibi bitwereka ikintu kimwe gikomeye: abakurambere bacu bari bafite ubumenyi bwinshi ku bimera bibakikije. Hari ikindi giti cyitwa nyantuku. Nyantuku nayo yari mu bimera byakoreshwaga mu buvuzi gakondo. Yahuzwaga n'indwara z'ubuhumekero nka sima ndetse n'ibibazo bimwe byo mu nda nka mibe. Mu gutegura umuti hari aho bakoreshaga amababi, bagakoresha uruti ndetse n'imizi. Ariko indwara z'ubuhumekero zishobora kuba zikomeye. Asima cyane cyane ishobora gutera ikibazo gikomeye cyo guhumeka. Bityo ubumenyi tuburebe nk'igice cy'amateka n'umuco, aho kubufata nk'igisimbura ubuvuzi bwa muganga. Reka dukomereze ku cyitwa umuhanga. Umuhanga ni ikindi giti cyavugwaga mu buvuzi gakondo. Iki cyakoreshwaga mu bibazo bitandukanye birimo ubushye, uburozi n'inzoka zo mu nda. Hari naho cyakoreshwaga mu bantu bari bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Umuti wakoreshwaga cyane cyane mu mababi. Ariko indwara zo mu mutwe nazo zikeneye ubufasha bw'abaganga n'abahanga mu buzima bwo mu mutwe. Reka tugane ku cyitwa umunzenze. Umunzenze ni ikindi giti cyibukwa mu buvuzi gakondo. Amababi yacyo yakoreshwaga mu kuvura ibibazo by'amaso, kubabara umugongo ndetse no kubabara umutwe. Iyo umuntu yageraga kimwe muri ibyo bibazo, umuti wategurwaga mu mababi y'iki giti. Uyu munsi ariko kubabara umutwe kenshi cyangwa kugira ikibazo cy'amaso bishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Niyo mpamvu gusuzumwa n'abaganga abangaba kandi babizobereye ari ingenzi cyane. Umuhoko. Umuhoko, inkuru y'ibanga ry'abakobwa. Hari igice cy'amateka gikunze kuvuga mu majwi make. Mu Rwanda rwo hambere, gutwara inda utateganyije byashoboraga gufatwa nk'igisebo gikomeye ku muryango. Kubera iyo mpamvu rero, hari abakobwa bashakaga uburyo bwo guhisha iyo nda. Mu buvuzi gakondo, amababi n'imizi by'umuhoko byavugwaga mu nkuru zerekeye gukuramo inda. Ariko iki ni igice tugomba kuvugaho, tukakivugana ubushishozi bwinshi. Gukuramo inda ukoresheje ibimera bitazwi ingano, uburozi cyangwa se uburyo bwa gakondo bishobora gutera kuva cyane. Bishobora kandi kuba nk'uburozi, kwangiza imyanya myibarukiro ndetse no guteza urupfu. Ntabwo iyi documentary igamije kwigisha umuntu uko yakoresha umuhoko cyangwa se ikindi kimera mu gukuramo inda. Turavuga amateka, kandi amateka atwigisha. Reka turebere hamwe icyitwa umumara. Mu gihe cya none hari abantu benshi bafite ibibazo byo kubona urubyaro bagashaka ubufasha mu buvuzi. Abakurambere nabo bari bafite uburyo bwabo. Umumaro wavugwaga nk'igiti cyakoreshwaga mu bibazo byo kutabyara, cyane cyane hifashishijwe imizi yacyo. Iyo mizi kandi yavugwaga mu kuvura ibibazo by'impyiko n'ibibazo byo mu nda. Ariko ubugumba bushobora guterwa n'umugabo, umugore, cyangwa bigaterwa n'abo ngabo bombi. Niyo mpamvu uyu munsi bisaba gusuzumwa aho gufata umuti w'igihingwa utazwi neza. Ibi byose ntabwo twabivuga ngo twirengagize igiti cyitwa icyica amahirwe. Icyica amahirwe ni ikindi kimera cyagaragajwe mu bumenyi gakondo bw'u Rwanda. Amababi yacyo yavugwaga mu kuvura diyabete, gucibwamo ndetse n'ububabare bukomeye bw'imihango. Ubushakashatsi ku miti gakondo y'u Rwanda bugaragaza kandi ko Tiffonia diversifolia izwi nk'icyica amahirwe iri mu bimera byagiye bivugwa mu kuvura imiswi. Ariko diyabete ni indwara ikomeye isaba gukurikiranwa neza. Umuntu ufite diyabete ntakwiye guhagarika imiti yandikiwe na muganga ngo ayisimbuze igiti atabanje kugisha inama inzobere.
Reka dukomereze ku cyitwa igisura. Igisura nacyo ni kimwe mu bimera byamenyekanye mu Rwanda rwo hambere. Mu buvuzi gakondo cyakoreshwaga ku ndwara z'umwijima, umuvuduko w'amaraso n'ibindi bibazo bitandukanye. Amababi n'imiti byashoboraga kwifashishwa mu gutegura umuti. Ubushakashatsi bwakozwe mu majyepfo y'u Rwanda bwerekanye ko abavuzi gakondo bari bafite ubumenyi bwinshi ku bimera byakoreshwaga mu bibazo by'umwijima, kandi akagaragazwa amoko menshi y'ibimera byakoreshwaga muri ubwo buvuzi. Tugana ku gice cya nyuma, reka turebere hamwe amateka atagomba kugira gutya ngo acike hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo turebye ibi bimera byose, umuravumba, umubirizi, igitovu, ikirogora, umusasa, nyantuku, umuhanga, umunzenze, igorogonzo, umuhoko, umumara, icyica amahirwe, igisura, tubona ikintu kirenze ibiti. Ubumenyi bwagiye buhererekanwa kuva ku babyeyi bugana ku bana. Hari n'abandi bantu babuhererekanyaga mu miryango. Hari kandi n'ababuhererekanyaga mu bavuzi gakondo. Kandi ubushakashatsi bwa none bugaragaza ko ubumenyi ku bimera bivura bwari bufite umwanya ukomeye mu buvuzi n'umuco w'Abanyarwanda. Ariko hari ikintu kimwe tugomba kutibagirwa. Kuba igiti cyarakoreshejwe na ba sogokuruza ntabwo bihita bisobanura ko ari umutekano kuri buri muntu cyangwa ko cyemejwe na siyanse kuvura indwara runaka. Hari ibimera bishobora kugira uburozi, hari ibipimo bishobora gutandukana, hari n'indwara zishobora gukomera umuntu akiri kuvurwa mu buryo butemewe. Ubushakashatsi ku bimera bivura mu Rwanda nabwo bushimangira ko hakenewe ubushakashatsi bwinshi ku mutekano, uburozi n'ibipimo bikwiye mbere yo kubishyira mu buvuzi bwizewe. Niyo mpamvu uyu murage dukwiye kuwubika, tukawiga, tukawukoraho ubushakashatsi, tukawushyikiriza abazadukomokaho, ariko kandi tukirinda kuwukoresha nabi. Abakurambere bacu batweretse ko umuntu ashobora kwiga ibimukikije. Babonaga igiti, bakareba amababi yacyo, bakareba imizi, bakareba ibishishwa byacyo, bakiga uko gikura maze bakacyubakiraho ubumenyi. Uyu munsi dufite ibitaro, abaganga, laboratwari ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho. Ariko amateka y'ubumenyi gakondo ntakwiye kubura, kuko ushobora gutakaza igiti, ariko iyo utakaje ubumenyi bwo kukimenya ushobora kuba utakaje igice cy'amateka y'abakurambere bawe. Ariko iyo utakaje ubumenyi bwo kukimenya ushobora kuba utakaje igice cy'amateka y'abakurambere bawe. Icyumba cy'ibitekerezo gikomeje kubashakira inkuru z'umuco, amateka, ubuhanga n'ubumenyi bwagiye bubikwa mu Rwanda. Niba iyi documentary gushimishije, kanda kuri subscribe, ukande kuri like, kandi uyisangize abandi kugira ngo n'abandi bamenye amateka y'ubumenyi gakondo bw'u Rwanda. Icyumba cy'ibitekerezo, aho amateka ahurira n'ibitekerezo. Turabashimiye, murakoze cyane kumva kandi mukareba iyi documentary. Nge ndi umugaragu w'Imana n'abantu, Emmanuel Nshimiyimana.